Ndi papa Sava. Reka mabwiza ukuri bwa bantu. Imana ikura ku cyambo kabisa. Nabesha. Pepe ari yaraducitse kabisa. Kamareke mahaniya ugiri inkuru z'uburaya nyinshi. Ahubwo nibyibuka ale dusubire tubwire ya nkuru wari ujya kutubwira ukayerekeraho. Yindi hano yageze. Oya nubwo ngira amabi mwabavandi bemwe. Narahageze ndavuga ale Imana ni kwirindira kabisa. Nane uravugiye imwenyera gitariro. Oya inka ya nyiragitero se ntiwayivuze twese turiyumva turi kumwe. Tugenda uzuye ngo yarataraza. Musa Mani narayicitswe ahubwo kino. Ageze intera kubi. Cyakoze kamubwira shakare. Wamara ndinda. Mababwira nani. Ni mugarurire ya nkuru yuriya mukecuru mu buzima bwanjye. Yaragiye kukubiza ishokoro. Shabye waresore. Yes. Maze muteze. Umutipe ngugiye kugirana watunahe. Umusa. Hano ngo amategeko yarenza agakombe, ubwo ngo agiye gukomba imbere. Narimba uzaniye utuntu nyine. Bagenda foto. Nagera mu gihe. Kusamira hejuru utabyibaki. Namwe muzanye. Ariko sekondere. None se yera nyine kuri. Nose ko basamira hejuru batakarabye intoki. Hereza ku buryo nagera mu gikorwa. Are utwo tuntu rero umusa ugera muri namuna nuko puriza nuko cagura wenda nabwo mukanya kabe bashirira Kiragitse nacyo ni ikiraya baragupuriza ibyo barabizi. ariko tota afite bimwe ariko ndi muto mwana Nawe uri umujeni. oya najya mume Mwambara n'umusaza. cyangwa masaba Tundi cyangwa musunza sinitebosora ngomba kurya bwinshi Ngaso ducanga iyo nkuru umusaza. Canga iyo nkuru ngo yakakobwa ngo kakubise transferi. Umusista tarazi rero ya transfer indaya. tukubitiye muri transferi indaya. wewe mama ubona ahantu hashyuha harakonje ubuni Bize bitere. begidaya ngira urya ubundi nari nifitiye umwana tubyumva kimwe mwana anyemera bya hatari nanjye nkamwemera ariko nyine ugasanga niba mwana wakubwiye uti rero ari urabona turakundana kandi mu rugo urumva bakeneye umukwe ati ubwo nta bintu byo kuvuga ngo urafata kuri gahunda mbere yuko dukora ubukwe urumva nyine no kugushyiramo ntuza akaba ari agatego Akantu ka karungu. kugira ngo nawe ka pending ugende gake ariko nawe ukavuga ati tu ronze icyo uyu mwana nzamukubakuba nzagenda mutwara gake nzamukisigara uyu munsi ejo nzamukine abo nzabura kugera ugasongera ngo nanjye magarare cyane Umukemuri huko. ngira urya man uziko yarazaga akansura maze nkategereza maze ndebe ngwiki akagucika man yarazaga si rimwe kabiri yarazaga akansura akicara nkamukoraho kwa kundi ukoraho ku muntu akavuga wenda nkategereza ko yihumisha ngo nanjye ngere gutyo bikanga ariko uri mubi cyane bikanga ariko niko umva mubwire dide ubundi ibintu bigenda gake gake uyu munsi akampobera ejo akampobera akagumayo ubundi ejo akabiza ejo akabiza akakongera niba ari isegonda ari nk'ubwo byabaga akagumisha wese wabimenya umusa ko ari idage akagumisha ku buryo bigera ahandi uvuga ati tu nari ndi kugenda mumenyera formule kabisa mu bwonko bucece. ariko se shahu ngo amariri iki uziko man yashoboraga kuza niba arakabiza akakama akanyatsa nkagurumana yarangiza ati bebe ndagiye Urabeshya. kabira mwaho
oya haraho ujya nawe ukaturisha abantu maso maguru dore ngo akabizu none mabwiye aho niho byapfiraga rimwe yaraje ewa aranyatsa ndagurumana hasi aho ngaho amapantaro abyimba abana ewa kwa kundi pompe igenda ikuzura umwuka ndabyibuha aranyatsa ubwo urumva aho ngaho to ntabwo ubwo ngubwo uyu munsi ndabikora ewa namaze kunyatsa nkubwa buriya nawe agiye kwibwiriza nyine tumaranye igihe yibwirize agira akantu ankorera akamara kumbyimbya gutyo mpamagaye moto kote febre dore uyu nguyu nawe kote febre urumva iyo kote febre noze ugenda uyimenya gake gake ariko yarambyimbyaga nkajya kumva ngo bebe nkuhamagaye moto ngiye guhita ngenda nsubire ku kazi hasigara merewe akakugendana njye nahita ndutura hasi nkagufata ku ngufu ari njye umva reka noneho nkubwire ukuntu ubundi byagenze kugira ngo umunsi umwe wundi kugira iyo muri kanjye yifate rimwe aze bipange mvuga ati nari maze kumenya ibyo bice byose hahandi mukora abana hari ahantu nkora inguni zose z'ingenzi ngomba kwatakiramo nzizi hari nk'ahantu ngenda nkamukora agahita numva yisekeje kinde kure ahantu hose ahantu mukora ukabona yishyize bice abana inguni zose z'ingenzi nzizi abantu buri kimwe cyose nkizi umunsi umwe mvuga ati uyu munsi icyo nzi cyo naramumenye ndamunyuka uyu munsi ndamukoza akantu ndakoza ndashyiraho akantu kabwa gira utya araje turenjoyinza nsomye bigezehe urabyimba ko ebana nayo ndavuga ati tu ndamuha tugera ahantu hahandi muba mwageze uvuze ati fasha risike kama mbaya ariko hari n'ibintu bidutinza aho ngaho narenjoyinze ngeze ahantu hahandi mvuga ati tu ya kugenda nzana agakingirizo akundi ugashyira kure ndagenda ngeze ngaho imbere kwa kundi mba munkimure kure urambwira ko imbeba yagatwaye kubika kuri udukingirizo muri mu bintu abakobwa bitekerezaho ujya kukazana ugasanga yisubiye ubundi ugomba washyira ku nguni ahantu ukora kuri tugagiza n'ipati kabisa mvuga nagashyizeho hakurya mu kabati bamusize yicaye aho ngaho kwa kundi bavuga ati tu namurangije akantu ngiye ugashyiraho ubundi urucururo bwagaciye ndagenda nkikoza hirya nkigaruka nsanga aricaye ku buriri kundeba gutyo rumeze nk'urugero yarakaye yabivuyemo nanjye nza mama y'amashusho tudukomerezeho twagiye ati biki nyine dukomezeho twari tugeze ngo ibiki hehe yaruriye yandakariye arandeba avuga ati tu ndamubwira ibyo wigira byose nafashe risk icyo gihe twenda twose ntujugunya aho ngaho ndamubwira ati tu ngewe ntabwo uyu munsi uncika ibyo wigira byose bamfunga naramubwiye rwose gira impuhwe ndamubwira n'ukuri kw'Imana gira impuhwe nabandi ndambwira ko wamara basi ngereho n'imfubyi yakubiswe n'inkuba n'imfubyi yakubiswe n'inkuba n'ukuri kw'Imana n'umuhambirwa pe basi mbabara ntondomeho uwo mwanya wese umwana nakakureba akagira ngo akajya ndeba ushobora kupfe n'abandi bapfishe none ngeze amufatarizwe ndamubwira ntabwo ngiye usohoka aha ngaha utampaye ndambwira ko wafashe no ku nguha iki ukahabwa uburozi ambwira ko nudafungura ufunguza ubwo nawe narukuyemo narupeshe cyane nudafungura uru rugi ndarumena nawe nkumena umutwe byaseri ndabyumva wari warakaye ararurira nawe ukikwega akakureba akabago gusa ibyo ni ibiki ambwira ngo byawe kandi uri kunza nawe ndakuvutura nyamena
arereka mu bwiza ari ari ngewe namuciraho imyenda wenda akagenda nazo muzi ngo hari uko ntanagize bashyizemo n'ubutuza ngo mubwira bakamubwira ngo ubwo se urakwega ngo ubwo butuza ukwega ibiki ngo ndayamenagura nanjye byageze aho ngaho nakwisiga insenda wakigira umusazi imana iyo umuntu yageze kuri iyo ngingo akakubwira ngo ndayamena ushatse warekera uretse ubwo imbaraga wazikura arega hari ahantu niho byagiye guteza urumva ageze hararakara ndavuga ati uyu muntu ntajyaho nkamukoraho ugasangara uzi ko bajya bavuga ngo hari igihe umuntu aba ari muri kiriya gikorwa umukobwa akamwivugana ukuntu uri kubona ari kureba afite no kukuvunira umuhezo ugasanga arakubirinduye ndamureka ariko ubwo nari nabyimbye wa mugabo rero yarakunyujije neje bari ngiye mfite amatsiko niba nahura ujye umureba umwemere mani yageze aho namuhereza n'ibindi ndamubwira ngo base kera fata muto ariko mbabarira ariko hasi nk'ibyimbye yo kuvuga ati turampemukiye arayangana yaragenda nubwo agende ibyo ushaka ndabizi nabyimbye hasi ngeze aho nigera inama ndavuga se ibintu koko ubundi ageze iri joro noro byageze n'ahantu njya muri dushe nkimenaho amazi wapi biganga itokombera ry'iki gihugu uno munsi ingingo igakomeza ikaba ingingo pe ngera ahantu mvuga ati wapi biranze negera inama yo kujya kwigurira indaya amatwi arimo urupfu n'iyumva ko yari yambogosheje umunsi wose ni nabyigizemo kubivamo biranga ariko iyo plan B niso umva si byakurikiye reka ibyo bya plan B yende ndayibona turumvikana usanga ari na yindi ivuga ati cyakozare ntabwo nk'umuntu uri n'umwana mwiza ntacyo ndamukugabanyiriza umusirimu uyagahe kuri gitanu cyanjye naramubwiye basi reka ngoheho gitatu nanjye kibenye isigara uko urumva menshi nayo nayakonsomye nayakirije umurezi sha umurezi wawe ati ndaguhaho gitatu ku kiro cya bitatura ndaguhaho gitatu ati ntaribe wese n'undi kuri umuntu wanjye urumva harashya ko ubwo ndadatse ariko urumva se digidi ndakumva man aho ngaho nagiye man nasanze agakobwa nyinjirayo njyana cyangwa agakobwa kareba nabi koko agakobwa kareba nabi wowe ndi wanebye nkavuga ati se uyu muntu nafashe risike kareba nabi kobe ugasanga akantu wahita arambwira we dore ngwino tugende uriya bari aho ngaho yifatira ubukiriya buri aho ngaho asa nyine n'uwamutereraga bwa bukiriya bwa fake urumva ngiye nari ndi muri VIP kuri gitatu cyanjye abantu ubwo ndataka rero ndataka hasi hejuru ndataka ni feme nari mfite ndataka bikigera hagati ariko mwana abakobwa buriya rero ntago boroshye hahandi nari niyushya kuya ndi kuvuga ati sha we muntu ndamuhamishe hahandi nawe uri kumva ari kuvuza akajwe kavuga ati to uyu muntu ndi kumukoma inguni zose ndi kumva nagezeyo utambwira ko wamuhabije akayagusubiza amva tuzo byumve ewa nigera hagati numva phone hirya irasona akone oyaye aho ni mani kuvuga umutima navuga uyu muntu ndi kumukoma yaryoye wameze neza ntago na phone ari bujye kuyifata kabisa mbona rero gusa afashe ukuboko kwako ibintu yavuga yivugishaga yes abivamo ati halo ubwo niko nanjye nyuhanye numva nananiwe batanu ati halo nameze gutya nanjye ndaho ngaho nahatanye ubona ntacyo bimubwiye ntacyo bimubwiye umuntu mubaza numva arabuze ngo ndi mu rugo ntacyo nari ndi gukora ariko uvuga neza nk'umuntu utagize n'icyo kandi nawe gusuka umusuku avuga se ubwo dutuza bari badukweza dushyize ko muri ntacyo bimubwiye akwitaba na telefone ntacyo bimubwiye anyitaba na telefone jya kumva asoje guhita mbona atangiye kundeba nabi ndabizi se oya yandebye nawe ati va hejuru
nanjye nitonda maze uri serious bigenze bite ati mpfa hejuru stop mvana hibwo bunuza bwawe ngira ngo ariko cyane ngira ariko kumva nawe urumva hari uko ntagize ibihugu byose sinakananze nagukandagijeyo ati mva hejuru toka uri aho ngaho n'ubwo buntu bwa kuri bitatu byawe urumva wamara amasaha kare urumva mwebwe rero muri kubivuga hari n'igihe noneho wowe ufite nk'ako ngako hari n'akandi noneho kari nk'ako kagiye hari igihe nako kaba karyamye nk'aho muryamye batatu buri kabaga kari aho ngaho inyuma noneho nk'aho muryamye kwa kundi wakwiye nko guhindukira ukumva gahise kavuga ati ejo mbemo yakube kabiri kandi ameze kunawe noneho ahantu byageze ndamubwira se urumva ko wari uko ntagize nanjye mu gihe ngako n'ubu gikorwa n'icyo ndavuga ati buriya ntako ntagize ariko nyine nari ngeze kure numva hamagaye kakandi ko yari tenda hano tumubaze se ibiki bigenze bite ubwo ku mutima nahise mvuga ati abantu bagiye kuniga to cyangwa gusa batampamagaye urumva aha bigeze aho ngaho njya kumva araje mubaze se aho ntago uzajya uzana 3,000 ngo wumveho wamaraho amasaha 3 hari abagabo bamena ikashi nkoraho rimwe bakishima bakarekura amamiliyoni cyangwa 100,000 numva najyanye none akantu yarengejeho niko kabe nkubwira nyine nyambara agapantaro nkiri kugira ahubwo niba ukiwumva ukirwaye jya kuri uriya ntiwirirwe unishyura nta n'amafaranga yawe nshaka kuri kakanisha none se ati ngwaye transferi jya kuri uriya uveho ukize transferi y'indaya byarangiye ndaye impaye transferi nawe ubonye icyo nagejeje ntabwo gishobotse none se nari ndagakira nawumirije mu maso ariko arende bagiyeyo yimutse amaso telefone ari mu gusoma umunigari yahuye n'uruva gusenya araje basoma cyane kiraje sha moto niwe yariza basoma cyane kiraje ahubwo se muveho nibwo nyine muve afata kwa gaciro gusa tunarebe n'icyo cyuma akaza kagenda dudonekaho twatugeze twabo ubwo rero ndabwira mukora amasuku hano nk'utwo twase niba ufite megato none se twahuriye kuri Facebook haguze uko uriya mwana yaramvugishije rimwe kabiri ubwo buriya arongera mpamagaye kamanze mbabwira yaramvugishije rimwe kabiri mwana ese numva ari nk'uruntu runyuze mu mutwe ni urukundo gusa runsakara mu kuburyo ikintu cyose ambwiye ati bu urashaka iki mpita mubwira yes baba ariko se hari n'ikiriza hariya yankuye mu byicaro bitewe n'amasiku nteye ndumva nshaka kumureba nta mega ufite ngo tweretse muri stati kuri Facebook ngo Dafi iriya mbabura ariko narumiwe koko nigacyapfa basi umukobwa ni mwiza happiness bahuriye umwana ararambutse mu maso we ubona ari wa mwana ushonga amata ewana ukavuga se ni kimwe asa na shusho simo se bahuriye ariko narumiwe koko mwebwe ngiye kubemeza mukuru utu tuntu tumeza kugira ngo mwemeze mudukureho gake mwitaba ugomba kuduperezanta akadusoma ku ninde wo kutamureba karameroza ryashimye jardin oya mama wibambe ndaharerega ndagutegereje ngwino waguhisemo mu bandi n'ugutegereje ricaye okay nze nkurebe se cyangwa uriyinjiza oya kimbagira karabo keza sibyo
Kimbagira uraza unsanga kandi ndahari ndagutegereje. Umuhungu urabona ushushanyijeho urukundo rukureba rukuvuga ati my love, I love you. Ni wowe uri aho ngaho urahita umubona cyane. Wa wundi ukobereye umuntu amubona. Ariko mama akajwi kawe mbona numva ari nka ya ndirimbo nkunda y'urukundo. Oya. Mpashuri mama. Oya. Oya kimbagira uzo wisanga. Nawe urasanga urukundo ruri ku muryango rugutegereje. Oya kunzu urabona uza amarembo yose arakugururiye nawe uzungwamo umbwira ati my love. Oya bebe. Uzi ukuntu ngutegereranyije amashyushyu ariko. Haya ako karirimbo muze se ko nkugirira uturirimbo twinjiza ubwo urumva. Ngira indirimbo nyinshi z'urukundo naguhimbiye. Keretse nkubwiye nka yindi. Ndagukunda umora ku mutima. Ako kana. Sibyo se? Allo? Oya mo bwana. Je t'aime. Akumvuze ngo ndagukunda wanamuze ku mutima. Allo? Imana ikura ku cyavu igushumbusheje umukobwa mwiza. Cyagize ubungu bari niba ntago bwiza afite yazana moto ubu bari kwishyura taxi voiture urumva agiye kuza none umwe reka mbabwiza ukuri isuku biyemera zo kugira uta ngiye kubakoma icyana ku buryo no muri no mu nzozi muroto zo gutera utunyamerika ariwe muzajya muvuga ati Imana we urwanare yanyeretse nirwo muzajya muhora murota buri joro. Reka mbabwiza ukuri sujye kubibona digide ntago ngiye kwiyemera ugiye kubibona ukuntu ngiye gukosora nundi munsi ongera kwiruka ngo muri bafafo ngo muri bande ngo muri badefo ngo muri ba madede ngiyewe ngiye gukoma icyana muraho tumufashe iki madamu sanje ndi madamu wawe waje kureba se latare aje kureba ndese areswiti ngo swiki udahaguruka ngo umpobere Allah akbar nukuri kwimanje ware suri switi se wanje kureba nicyo gituma wirgumiye mu nzu mbese ninge twavugana wowe nde nako ngiye ntago nkuzi are ninge didasiene shiri wawe twavuganaga utanzi urahiye ninge ware kumana no kwimanje tuvugisha ukuri ngenzirike nifatire nibonera umwana ikimero nkabona mu maso nkimajina no hasi ateye nk'igisabo mu gatuza ni okay none njyana ntago nkuzi kare are ninge didasiene sha wambabare ngo didaki atije muze wancingutse urugendo wancingutse kureba njye muze wancingutse hejuru akunywa mujye mundebera si uko ngo akagakecuru kancingutse hejuru are tuza mubwire kanze mwereke izi nimero twavuganiyeho kanze nguhamagare wo ngakarabo gatoshye ngirebe ryo ku mazi kumbi nisusa iyo si nimero twavuganiyeho iciye ntago sino nimero ni yawe niyanjare ntago njye nshinguka imbere ari karibisha umwana mani are wansuhuza nze njye wunda nshaka nshinguka imbere ntago mvuze nshinguka imbere nshinguka imbere ako sare njye ngenda njyaye siwe wamamagaye se sinjye twavuganaga tuvugisha ukuri nta wundi ubu ngubu nshaka hirya ko navugana na Didi navuganye ni va hano ntabwo ari njye uje kureba niba ari umuntu uje kureba undeke cyangwa niba ninsaba Imana umuvugisha wamva hangenda arenja ubundi ambabwire nk'uko bazizana aho ngaho ni rero kuri byago bigira abagabo ako narumva akumiro nama igera didasiye akumiro na ngo ngiki
undi burota ni ibi ntaho muzi pe ntaho muzi uretse ibintu byo kubeshya amva nkubwiza ukuri didi ndaguhariye ndaguhariye ndamuguhaye ntago wancika ni wowe wanumyeho twivuganiye kuri telefone ntiwancika rero ase mwaga mu minsi bimwe avuga ngo umuntu atinda mu nyama agacyura ibiha nta nubwo njye hari n'ibihaha erega utangiye no kunyita igihaha none nta nubwo njye hari ibihaha nabanyuye n'ikibize sigara n'ibyawe wiyame igihari njye ntago wancika ni wowe zamu abantu abwira abasoje bareke umva umva sava mureke kuba uri kuri Facebook kimukubita amafaranga none ugiye sigara ngana ase mu papa sava Ego umutipe ngo sigara yaraje ngana mu ase mu yashiriwe ahubwo mucunga atagenda atakwishyuye umva ndumiwe